ariko ibintu byose byabaye gusoza, bashoje 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 bashoje. Ikinyarwanda ururimi rw'abanyarwanda, ikinyarwanda ururimi ruduhuza nk'abanyarwanda, umwihariko w'abanyarwanda, kubaha ikinyarwanda. Hari ijambo umuntu akoresha ugahita wumva ko yahanzweho. Kubera iki nyakubahwa perezida wa repubulika igihe cyose ahora yibutsa abantu ko bagomba guha agaciro ikinyarwanda? Nuko ikinyarwanda ari ikirango cy'abanyarwanda, nuko ari ubukire burenze ubukire buri munsi y'ubutaka abantu bamaranira, burenze ubukire buri ahandi hose. Ubukire bw'ururimi rw'ikinyarwanda buzingiye ku kuba ari ipfundo rihuza abanyarwanda, ari ikirango cy'ubumwe bw'abanyarwanda. Ururimi rwacu ruraduhuza, ruraza kuba ipfundo kubera ko umurage wo kujya mbere wo mu ntekerezo z'umunyarwanda, umunyarwanda zihundi ibihe n'ibihe, ikiragano ku kiragano, binyuze mu kubihererekanya, by'umwihariko bivugwa mu rurimi rw'ikinyarwanda. Kuko ikinyarwanda ntibiragera ku binyejana bibiri ikinyarwanda cyandikwa, ariko u Rwanda ruriho mu myaka ibinyejana n'ibinyejana. Birumvikana ko icyagiye gituma u Rwanda rukomeza guhererekanya icyo ruri cyo byanyuze mu kuvuga ururimi. Akaba ariyo mpamvu nyakubahwa perezida wa repubulika kuri iyi nshuro noneho ubu ngubu ntabwo asaba, ahubwo arategeka, kuko hari aho avuga ngo bigomba guhagarara ubu. Gukoresha ikinyarwanda ukica ubizi, aragira ati bigomba guhagarara. Noneho ntabwo ari ukwinginga, bigomba guhagarara. Yabivuze kenshi asaba, agera n'aho asaba urwego rw'igihugu rushinzwe gutangaza amakuru, kuko ari wo muyoboro akenshi unyuzwamo ibivugwa mu kinyarwanda, yaba imbwirwaruhame, ibiganiro, ibihangano, ibi byose binyura kuri uyu muyoboro. Ubu iki gitangazamakuru cy'igihugu gifite inshingano yo kuba bandebereho, ibindi bikareberaho. Ariko yabonye ko ibyo ababwira ari ukugusura mu rucaca, yongeye kugaruka ategeka noneho ko bagomba gukoresha ikinyarwanda, kuko byo kubasaba yasanze ari nka byandi byo gutetesha umuntu. Kandi murabizi ko imbere nyakubahwa perezida wa repubulika nta miteto iba ihari, n'inshingano afite ntabwo zimwemerera gutetesha mu gihe hari abantu bari gushaka kononera ibyo ashinzwe kurinda. Nyakubahwa perezida wa repubulika ni umurinzi w'igihugu. Igihugu rero ntabwo ari abaturage gusa, igihugu ntabwo ari ubutaka bwacyo cyangwa ibikirimo gusa, n'ibikiranga. kandi akenshi ibikiranga binakomeye ntibinafatika, harimo n'ururimi rwacu rw'ikinyarwanda. Ururimi rero nyakubahwa perezida wa repubulika azi agaciro karwo cyane. Abagiye bakurikira akenshi impanuro atanga mu bihe, uko ibihe bigenda bihererekana, wumva ko azi agaciro k'ururimi rw'ikinyarwanda, n'akarusho ikinyarwanda kirusha izindi ndimi, kuko haba imigenzereze, imigirire iranga abanyarwanda cyangwa yabaranze mu bihe, ihererekanywa binyuze mu rurimi, mu migani cyangwa mu bitekerezo aba bakuru baha bato. Hari aho nyakubahwa perezida wa repubulika yavuze ukuntu umubyeyi wigeze amuganira amubwira ko mu Rwanda, mu muco nyarwanda, ni kumva ko bihererekanywa kubera kuganira ururimi, ngo nta muntu utanga inyamaswa yamuhungiyeho mu gihe riri guhingwa. Urumva icyo kintu harimo kurengera ibidukikije, harimo no kurengera ubuzima bw'ikiremwa icyo ari cyo cyose. Noneho birumvikana ko ku muntu ho n'urundi rwego, mu gihe inyamaswa yaguhungiye utayitanga, urumva umuntu noneho ukuntu biba bimeze. Hari ibyo yasubizaga, ariko ndagira ngo wumve ko batanze agaciro ko kurengera ikiremwa binyuze mu kuganira. Ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika yigeze avuga ukuntu bari ku rugamba, yibutse ko yigeze abwirwa inkuru y'ukuntu inyabarasanyi ari icyomoro, inyabarasanyi yomora uwakomeretse. Abantu bari ku rugamba urumva hari igihe bataba bari bubone imiti by'ako kanya, akomerekeye ahantu abaganga batari, wenda biramusaba gukora urugendo kugira ajye aho abaganga babo bari yivuze. Ariko yivuga ko inyabarasanyi bari mu gihuru kandi zirahari, inyabarasanyi zihari zihaboneka, barazifashisha bigendeye mu ki, nibyo yumvise, ntabwo ari byo yasomye, nibyo yumvise byaherekanwe kubera ikinyarwanda. Inyabarasanyi nkwibutse ko ni icyomoro umuntu wagize igikomere. Inyabarasanyi ni yandi bakunda kwita inyabarasanya. Inyabarasanya ariko ntabwo ari ikinyarwanda, ni byandi bita gushyoma, ntuhamye ijambo uko riri, cyangwa abantu bakagenda barigoreka rikazatakaza umwimerere. Inyabarasanyi ni icyomoro cyakoreshwaga n'abantu bari ku rugamba bari kurasana, ikabomora by'ubutabazi bwihuse, ari iba iri hafi yabo, igakunda gukoreshwa n'abantu bari ku rugamba barasana. Niyo mpamvu bayise ngo ni inyabarasanyi, bazi akamaro kayo barayibitiriye inyabarasanyi. Ariko kubera ibyo bintu byo guhererekanya abantu bavuga ijambo uko ritari, ubu bisigaye byitwa ngo ni inyabarasanyi, ariko ni inyabarasanyi bakunda kugafata. Tugarutse rero ku rurimi rwacu, rufite ubukire tugomba kurinda, tugaterwa ishema nabyo, nta byo kugenda tuvangavanga indimi, noneho bikaba akumiro, bigatera isoni, bigateza ikimwaro, bigatesha agaciro k'umuntu wafashe umwanya we akajya kwiga, noneho akiga n'indimi, by'umwihariko ahereye ku rurimi rw'ikinyarwanda, ugasanga ari kuvuga ikinyarwanda kitabaho.
ugasanga niho batangiye gucura imikoreshereze mishya y'ururimi kandi iyo mikoreshereze ifutamye. Bene ibyo bintu ntabwo ari uguhanga ahubwo ni uguhangwaho, uba wahanzweho. Hari ijambo umuntu akoresha ugahita wumva ko yahanzweho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu magambo yagarutseho ko abantu bagomba gukoresha neza yifashishije ingero nk'ijambo guhereza, ngo yampereje cyangwa yampaye. Agaruka no ku ijambo kurangiza no gusoza. Hari ibintu bivuga ngo ni ibigezweho, ugasanga n'umuntu ukuntu yari asanzwe azi gukoresha ururimi ni n'umuntu wanafashe umwanya akabyigaho, ibyo nari mvuze ruguru ngo akiga n'indimi, ugasanga nawe agiye gutwarwa n'umuntu bizwi ko atazi no kwandika izina rye. Ureba kubera ariko icyo kintu azanye, kubera ko yahanzweho n'ibyo bintu akadukana iyo mikoreshereze y'ururimi, nawe ngo niyo ugiye kwigana kumiro karagwira ngo ibintu byose ubu ngo ni ukubisoza. Mbabwire mwese dukwiye gushyiraho uburyo tukamenya kuvuga ikinyarwanda, kandi kuvuga ikinyarwanda simvuga abatakizi koko, ndavuga abakwiriye kuba bakizi ariko bacyangiza. Uko cyangirika murabizi, bakizanyemo amagambo cyangwa ibintu by'aho twabaye twebwe. Ikinyarwanda bagihinduye gituruka mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo hanze y'imipaka yacu. Urugero mbahe hari ikintu mpora numva kikandya mu matwi nkagira ntya nkumva kabira abantu, maze nkunda no kucyumva. Kumva kuvuga ngo guhereza murabyumva ukuntu babikoresha. Namuhereje bikaba guha bakabihindura guhereza. Nahaye umuntu iki, yampereje ntabwo ari ikinyarwanda. Bihagarare ukuntu ndavuga nk'ubu ngubu aho tuvugira aha bihagarare. Ibintu bya guhereza muhagarike. Nkavuga nti mwebwe iyo umuntu yaguhaye inka mu kinyarwanda uvuga iki? Ntabwo yaguhereje inka, yaguhaye. Ntabwo bibaho mu kinyarwanda, mu kibi kinyarwanda. Ikindi ni iki, hari ibindi nyanumva uvuga biryana mu matwi kumva. Reka twese twigishije ikinyarwanda, ntabwo kuba twarabaye hanze nk'impunzi n'iki ntabwo byatuvanyeho kuvuga ikinyarwanda. Nta guhereza n'ibindi. Muzadufasha abazi indimi. Nashoje ibintu byose bikaba gusoza nabyo tuzamenye kurangiza ikintu no kugisoza bikoreshwa ryari cyangwa ryari. Ariko ibintu byose byabaye gusoza, nashoje, washoje nabyo bigomba kuba bifite ahandi bituruka. Ntabwo ibintu byose ari ugusoza. Gusoza bifite aho igihe bikoreshwa, ibyo urangiza nabyo bifite igihe bikoreshwa. Ahangaha umva neza itandukaniro n'uburyo ijambo kurangiza no gusoza bikoreshwa. Mu kinyarwanda hakomeza kumvikana imvugo nk'izi zitaboneye zirimo amakosa nk'aya, nk'uko byumvikana no mu ngero zikurikira. Abafana bamwe basohotse umukino utarasoza. Ese mwashoje kumesa ko twe twashoje gukubura kare? Bene aya makosa akomoka he? Yakosorwa ate? Muri izi nteruro harimo amakosa yo kwitiranya imikoreshereze y'inshinga gusoza igakoreshwa mu mwanya w'inshinga kurangiza. Inshinga kurangiza isobanura gutuma icyariho gishira. Isobanura kandi gukoresha ikintu kigashira cyangwa se ibintu bigashira no mu cyo byarimo. Gusoza bikoreshwa akenshi mu mvugo zihariye, nko mu kubohera umusozo ku kintu, kugishyiraho umuguno w'iherezo ku buryo kitazatondoka. Byavuga no kurangiza imirimo imwe n'imwe, nko kuvuga ijambo. Kurangiza yasobanura gusoza, ariko gusoza ntiyasobanura kurangiza. Inshinga kurangiza niyo gikwira mu mivugire. Mu gukosora interuro rero zatanzwe tuzagira tuti abafana bamwe basohotse umukino utararangira. Mwarangije kumesa ko twe twarangije gukubura kare. Ibindi byo kwadukana ibintu bitabaho rwose mushyire ku ruhande. Ikindi kwitondera amagambo uburyo akoreshwa ikinyarwanda tukacyubaha. Mu kinyarwanda hari amagambo adahinduka. Urugero nk'ijambo umupfakazi ntabwo rijya rihinduka, ngo
kubera ngo ko yapfaka yari umugabo ngo bagiye kurishakira ukundi kuntu baryita. Uko waba uryita kose umenye ko atari byo. Wenda ushobora kubivuga uri kuganira n'abantu ibyo twita mu gikari, ariko mu ruhame ntukajya ubijyanamo. Iyo ugiye kuvugira mu ruhame ujye umenya ko ugiye kubwira abantu biyubashye, ububahe rero nawe. Ntukajye uzana ibintu kubera byaguhanzweho cyangwa byakwadutsemo ngo uze kubivuga kandi uko atari ko biri. Genda mujye impaka n'abantu bazi ikinyarwanda cyangwa bazi umuco, mwemeranye iryo jambo ko ari rishya rigiye kujya rikoreshwa. Ya magambo bakunda gucura mashya agakoreshwa ayo bita amuga, naryo urizane byemerwe, ariko ntukazane ijambo umupfakazi ntirihinduka. Hari impamvu. Irindi jambo risigaye rikoreshwa ariko byo binagaragara ko ari ubukunguzi, kandi ubukungura ni uri gusura ikibi, uri kuzana umwanda ahantu hasukuye. Ntabwo ari wowe nyiri ikibi ariko kiba kikurimo. Imbusa n'ijambo intsinzi ni iyihe? Ijambo intsinzi hari abantu baryaduka, hari abantu banize ngo indimi, ugasanga bavuze ijambo ari ubwa mbere uryumvise ngo ni kwa kugezwe ngo bya bigezweho byo guhanga. Ntabwo ko ari uguhanga, ni uguhangwaho. Ugasanga umuntu ahanzweho yadukanye nta nubwo ari n'ijambo, ni ikijambo. Ukibaza ngo kuvuga ijambo ngo hariya ngo ni insi, njye ntabwo nshobora kurivuga mu kanwa kanjye. Iryo mugerekaho ngo mushaka kumvikanisha ngo ubundi habaho ni intsinzi cyangwa ugutsindwa, kuko ugutsindwa birajya gusubira inyuma bigaruke ku mutsindo. Ariko ijambo mwadukanye ryitwa insi, iryo mugerekaho rindi ririho umusuma nzwi, nanze kurivugira rimwe ugira nanjye ntajya muri ako gatebo k'inkunguzi. Reka turekere aho ngaho, ariko ikinyarwanda tucyubahe, ikinyarwanda tugikunde. Ikinyarwanda umuntu aravuga ngo ibintu byose ni ukwiga, icyo utazi umuntu arabaza. Niba ushaka kugira urwego nawe ugeraho rwo hejuru, menya ikinyarwanda, menya isoko uvomaho. Ibitari ibyo ubaha abo ugiye kubwira, pfunga umunwa. Murakoze cyane. Uku kwari uguhugurana, reka dusubire ubutaha.